hanyuma rero nkuko tutangiye tubibereka n'amaso yanyu muri kubibona, izi ni imodoka z'u Rwanda zerekeje mu ntara y'Iburengerazuba zigiye gucunga umutekano w'abanyarwanda ndetse n'ubusugire bw'u Rwanda. Ibi rero biri hejuru yazo ni ibifaru cyangwa se za mbunda ziremereye zigomba n'ubundi kwifashishwa muri uko gucunga umutekano w'abanyarwanda n'u Rwanda. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo zarashe ku ngabo z'u Rwanda mu karere ka Nyamasheke hariya rwose hafi y'umurenge wa Nyabitekeri mu kiyaga cya Kivu. Kuri izo mpamvu rero u Rwanda rugomba guhora rwiteguye. Iyi ni video igaragaza neza ibirebana n'ubwirinzi bajyanye hariya muri kariya karere kugira ngo bakumire ibitero byaturuka hariya i Bukavu bije ku butaka bw'u Rwanda. Nubwo wenda Bukavu batorohewe, ariko nta wamenya harabashobora kugaba ibitero by'ubwirinzi mu rwego rwo kubiburizamo ndetse no gukomeza gucunga umutekano w'abanyarwanda n'ubusugire bw'u Rwanda. Hakaba hajyanwe rero ibikoresho by'ubwirinzi cyangwa se intwaro kirimbuzi zigomba gufasha abanyarwanda mu kubacungira umutekano. Iyi video yindi rero nayo iragaragaza ubwato bwo mu kiyaga cya Kivu. Reka mbareke muyumveho gato. Unaona hapa ni kwa mbali ni orboro ya Rwanda hii inashuka hapa deja. Ngira ngo rero mwabyumvise baravuga bati ubwato bw'igisirikare cy'u Rwanda bwagabweho rero ibitero. Uyu muntu yavuga ati iki ni igitero cy'igisirikare cya Kongo mu kiyaga cya Kivu. Ati rero biragaragara ko intambara igiye gutangira. Ati Kagame niyitegure neza umuriro uraje. Niko bakomeza kugenda bavuga, ariko ngira ngo wenda ni n'inkuru tugiye kurambura tukava imuzi n'umuzingo mukamenya byinshi bitandukanye birebana n'ibikomeza kuvugirwa muri bira bice. Ibi kandi birajyanirana nanone ngira ngo n'izindi nkuru zirebana n'ibikoresho bivugwa ko byaba byestawe n'imbunda zestawe ngo zireba ku butaka bw'u Rwanda, ndetse banavuga bati izi mbunda mureba ziteguye kurasa mu Rwanda. Ngira ngo izi mbunda nazo muri kuzibona. Reka zose tuzive imuzi n'umuzingo. Ibi bifaru byo ku ruhande rwa Kongo muri kubibona hano ni Bukavu, birestaye bireba mu Rwanda. Reka dutumike turambura izo nkuru zose muri joro. Biteye ubwoba mwabantu, ntabwo ibintu byoroshye kugeza. Wenda duhere kuri izi nkuru zirebana n'ibi bifaru cyangwa se izi mbunda mubona ziminwa minini cyane, ni minwa yagutse minini. Izi mbunda rero amakuru aravuga ko ziteguye kurasa mu Rwanda mu karere ka Risizi na Nyamasheke. Ni imbunda zestaye i Bukavu, ndetse bikavuga yuko izi ni za mbunda zirasa misile zijya mu ntera ya kure. Ngira ngo ibyo abenshi barabizi. Izi rero ni nazo zakoreshejwe ku kibuga cy'indege cya Goma ubwo barasaga mu Rwanda, hanyuma ubwirinzi bw'u Rwanda bukaza kuba bushwanyaguza ibisasu byaturukaga muri izi mbunda karuhariwe karahabutaka zarasaga mu Rwanda. No mu karere ka Risizi rero nuko bimeze, biravuga ko zestaye kandi ziteguye kuba zarasa mu Rwanda n'ubundi mu rusange amamisire atandukanye. Abanyarwanda batuye mu karere ka Risizi ngira ngo nabo bakanguriwe guhora biteguye kandi bakirinda ibintu. Wenda ngira ngo twabonye abanyarwanda b'i Rubavu bashungera intambara bakajya guhagarara nkaho ari umupira w'amaguru. Ngira ngo Risizi wenda ibyo biramutse binabaye ntago byakongera kubaho. Gusa ku rundi ruhande iyi video nayo muri kubona ni video igaragaza izindi mbunda ziremereye zo ku ruhande rw'u Rwanda zerekeza muri kariya karere ka Risizi. Ngira ngo wenda izi ni extra kuko izbura nyinshi ziba zaragiye. Izi mbunda rero nazo zikaba zigiye mu bikorwa byo gukomeza gukaza umutekano w'abanyarwanda, gucunga uko bakomeza kubaho neza nta kintu na kimwe kibongamiye mudendezo wabo nk'uko amakuru abigaragaza. Amakuru agaragaza yuko ibifaru byerekeje mu karere ka Risizi bigiye gucunga umutekano w'abanyarwanda. Mu by'ukuri nabyo birakomeza kugenda bigaragara ko ni ibifaru bitoroshye kandi bigezweho, bifite ikoranabuhanga rigezweho, bifite byiteguye guhangana n'umwanzi aho yaturuka ahari hose mu rwego rwo gukomeza ubwirinzi bw'u Rwanda ndetse no gukomeza gucunga ubusugire bw'abanyarwanda n'u Rwanda muri rusange. Amakuru akomeza kutugeraho aragaragaza yuko by'umwihariko mu karere ka Risizi ndetse na Nyamasheke ari uturere kugeza uyu munsi wa none umutekano wamaze kuba ukazwa mu rwego rwo kwirinda ko hari uwahungabanya umutekano w'u Rwanda aturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu rwego rwo kwirinda ko hari cyaza kuhutaza imibereho y'abanyarwanda. Ngira ngo murabona imbunda ubwo zestawe ni Risizi, zestawe i Bukavu, ziteguye kurasa mu bice bya Risizi. Mu kurundi ruhande mukabona n'izindi mbunda
ku ruhande rw'u Rwanda nazo ziteguye kuba zaburizamo ibyo bitero byaturuka hariya n'ubundi muri kariya gace ka Bukavu, ibitero biza mu Rwanda birumvikana. So ngaye nguko rero ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bigaragara ko kugeza uyu munsi wa none biteye ubwoba nk'uko amakuru abigaragaza, ndetse bikaba binavugwa ko hari gukoreshwa imbaraga zose z'umurengera mu rwego rwo gushaka uko ibyo bitero bikomeza kumvikana muri biriya bice, byakomeza n'ubundi mu by'ukuri kuba byaburizwamo, kuko birashoboka kugeza uyu munsi wa none, ni ibitero bishoboka ko bakora bakaba kandi babigeraho. Ku rundi ruhande, ku munsi w'ejo twari twagarutse ku nkuru zirebana ngira ngo twagarutse ku nkuru donc zirarebana n'amasasu yarashwe ku bwato bw'ingabo z'u Rwanda. Mwumvise uko babivugaga, n'ubwato bwarashwe buraswa n'abasirikare ba Frdc, barasa ku ngabo z'u Rwanda. Amakuru wenda twamenye nuko kubw'amahirwe nta wageze hakomerekera, ariko bikavuga ko buriya bwato bwangiritse bwarashwe na Frdc, ariko n'ubushotoranyi bakoze. Bigaragara ko isaha n'isaha hatabayeho wenda kuba donc hatabayeho kuvuga ngo reka turasane cyangwa se tubihorere, hashobora kuza kubaho ibintu kandi bitari byiza byinshi. Icyambere ni intambara ikomeje kuvugwa muri biriya bice ishobora kubaho. Iyo ntambara ni intambara yabiri kuba, nyamara Kongo iri kurwana nk'iyitabara, kubera ko kugeza uyu munsi wa none twahoze tubigaruka mu biganiro byashize, hari kubaho kugota uyu mujyi wa Bukavu kugira ngo M23 ufate, hanyuma nimara kuwufata ibasigire inzira yonyine yo mu Rwanda, ibasigira inzira yonyine yo mu Rwanda. Nibasigarana inzira yonyine yo mu Rwanda, ubwo birumvikana ko no guhunga bagomba guhungira ku butaka bw'u Rwanda gusa. Ngayo ngoko, reka tubitegereze nabyo turebe uko biraza kugenda byitwara, ariko biragaragara ko ibibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birakomeye kandi biteye ubwoba mw'abantu mwe, ni ibintu bikomeye cyane. So ubwo bwato rero nk'uko mukomeza no kugera mubona, ni ubwato bwarashwe, nta muntu hatakarije ubuzima. Risizi biragaragara ko naho icyitwa umutekano mu mazi hariya nyine nuko nguko nuko bikomeje kwitwara. So ubwo rero nuko bimeze, ngira ngo byakomeje kugenda bikomera cyane, igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyafunze ikirere Rwanda yajyaga ikoresha, ariko byose ntekereza ko ni igikorwa kiraza kugira ingaruka ku bihugu byombi, ni igikorwa kiraza kugira ingaruka zikomeye cyane kandi ku bihugu byombi, yaba abaturage b'u Rwanda ndetse n'aba Kongo. Ubusanzwe nta ndege igira, ariko abaturage bayo bakoreshaga wenda Rwanda. Ikindi nabonye kiri disadvantage cyane nuko iki kirere cya Kongo, ngira ngo Rwanda yakundaga kukifashisha inyura mu byerekezo bitandukanye. So ntekereza ko rero kugifunga bisobanuye ko haraza gupfa byinshi, ariko si ku ruhande rw'u Rwanda gusa, no ku ruhande rwa Kongo. Ubwo Rwanda yayo wenda ikiraza gukora no guhereza abakiriya Qatar Airways, n'ukwanga ino societe, ino kampani ya Qatar itwara abagenzi nayo mu kirere. Ubwo nibo baraza guhereza abakiriya ku bya Rwanda, ubwo nabwo baraza gushaka izindi nzira bakoresha bagera mu bindi bihugu bitandukanye byabasabaga ko babigeramo bifashishije ikirere cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi hiriweho amakuru menshi cyane mu Barundi. Igikuba cyacitse, harabivuga ko bapfuye benshi cyane nyuma ko M23 ifashe Karehe centre, hari muri teritwari ya Karehe. Nyuma kwifashe rwose biravuga ko abahatakarije ubuzima nabo bakomeza kugenda biyongera ku bwinshi. Biragaragara ko rero kugeza amaginga ya ibintu bera hano mu baturanyi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntago byoroshye. Abarundi bahashiriye, abasirikare ba South Africa nabo baracyakomeza kuhaza ku bwinshi. Byumvikane ko birakomeye cyane.